ikintu cyabuze cyane kugira la passion y'ubutumwa, la passion yo kuragira intama za Nyagasani. Ariko iyo passion inahera no mu myiteguro. Ayo masomo yawe ukayagirira passion, exercice de dévotion za buri munsi ukabikora avec passion, atari ukuririza, atari ukujenjeka, atari ukureremba, atari ukujabagurika, ukaba ubihagazemo koko. La passion nizatuma ugira ibyishimo. Urubyiruko muri iki gihe urarubaza uti ese mubona iki gituma umuntu agira succès mu buzima? Niki wumva cyatuma ugira succès mu buzima? Padiri urabyumva, ikintu cya mbere ni amafaranga, icya kabiri ngo ni chance, icya gatatu ngo ni recommandation. Iki gihe mwarimu arigisha akigisha uzaba muganga, ariko ntashobora kumutransmetaho passion yo kuvura no gukunda abarwayi. Padiri hano Munyakibanda azakwigisha teologiya, akwigisha pastorale, ariko iyo passion ntabwo azayigutransmeta, ntabwo azayitera urushinge. Ugomba kuyishakashaka muri wowe kugira ngo usoze ubwo butumwa, kugira ngo ukunde ubwo butumwa, kugira ngo ubwemere. Dusabe rero ingabire y'iyo passion, tumenye kugira passion y'iby'Imana, passion, souffrir des choses de Dieu, pati divina. Mutagatifu Tomasi niko yabyitaga, kubabazwa n'iby'Imana bikamuhangayikisha. Ntube ntibindeba ngo abandi bazabikora cyangwa ngo nzaba mbikora. Ukihatira kubimenya, ukihatira kwegera Imana, ukihatira gufrekanta Yesu Kristo, kumutega amatwi no kugerageza gusa nawe, ndetse n'abatagatifu benshi baba baramukurikiye. La passion pour la noce du règne de Dieu, passion isa n'iyacoboye mu bantu. Kenshi umuntu yumva atagomba no kugaragaza imvamutima ze ngo hatoya batanamuseka. La spontanéité ikabura, ukumva ugomba kuba realiste, ibintu byose ukitwaza ngo ugomba kuba realiste. Ndetse n'abagira za initiative na zere zirenze n'iyo passion, bamwe bakabita abadafite ibirenge hano ku isi, abagendera mu bicu. Pati divina bidusaba kuba les amoureux du Christ, les amoureux de Dieu. Le Christ akaba notre référence en tout, akaba ariyo tuvuga, akaba ariyo dusuhuza igihe cyose, mu gitondo na nimugoroba, akaba ariwe reference n'ingingo z'imanza zose dushobora kuburana. Tukaba les amoureux du Christ, nk'uko les fiancés amoureux babikora. Buri gihe akamwohereje ka message, buri gihe akamuteza amatwi, buri gihe akabashimishijwe n'uko bari kumwe, n'ibindi. Naho twebwe Yesu Kristo wacu tugahura rimwe na rimwe, tugomba kumukorera nk'uko umukuru w'umuryango avunikira urugo rwe. Ifura mu binyamakuru, kinyamateka, ishema rya Kiliziya, kinyamateka, ugwiza ibigwi.